Muri iki cyumweru abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye batangiye umwaka w'amashuri 2023-2024. Ababyeyi turabashimira ko mwohereje abana ku ishuri, ariko hagaragaye ko hari abanyeshuri bamwe na bamwe batari basubira ku ishuri. Turabakangurira rero ko ari inshingano zacu nk'ababyeyi kohereza abana ku ishuri, kubashakira ibikoresho by'ibanze ndetse no kubashakira uruhare rwabo cyane cyane mu bijyanye n'ifunguro bafatira ku ishuri. Abanyeshuri namwe turabashimira ko mwagarutse ku ishuri kandi turabifuriza umwaka mwiza w'amashuri. Turabasaba gushyira imbaraga mu masomo yanyu, musubiramo neza ibyo mwize, mugakurikira mu ishuri, mukirinda kurangara, kandi turabibutsa kugira isuku haba ku mubiri ndetse n'aho mwigira. Barimo namwe tuzi neza uruhare ntagereranywa mugira mu burezi bw'abana b'Abanyarwanda. Turabasaba gukomeza gushyira imbaraga mu burezi, dutegura amasomo neza, tugerera ku kazi ku gihe, kandi dukomeza gushyigikira ndetse no gufasha abana cyane cyane abafite imbaraga nkeya. Bayobozi b'amashuri namwe turabasaba gukomeza gufasha abarimu ndetse n'abanyeshuri kwiga no kwigisha neza. Turabibutsa ko uruhare rwanyu mu gucunga ibikoresho by'ishuri ndetse n'umutungo w'ishuri ari ingenzi. Tubifurije umwaka mwiza w'amashuri 2023-2024.